bikanyarira. Imana iti nzabikora. Uturakoze Mana, wongeye ubisubiyemo uhabwe icyubahiro kizabonwa. Ndi Uwiteka nzabikora. Ariko Mana koko wongeye kubivuga, habwa icyubahiro. Kazaba amaboko mu rusesi manza. Imana iti ndi Uwiteka sinza gukoza isoni. Utariko Mana ku cyumweru ndataka ituro ry'ishimwe wongeye kubivuga. Ku iriba rya Yakobo ndi Uwiteka sinza kumwaza. Ati Mana wongeye kubivuga. Kaja muri Muhungwe, Mana wantabaye. Imana iti nzabikora ndi Uwiteka. Utariko Mana wongeye kubivuga. Ukaja muri Nguri hose ko mpazi se ndahazi, Mushunda hazi. Umuntu akamara imyaka 15 anezezwa n'ijambo rivuga ngo urongeye ubisubiyemo. Uzarinda usaza ikibivuga. Iyo igihe kivuze ngo iyi ntebe yiveho, ntabwo kireba ngo ufite amaranka, no, ngo ufite amaranka, no. Y'igihe kivuze ngo iyo ntebe yiveho, ntabwo kibwira ngo reka nzayive hejo, reka mama we. Iyo kikubwiye ngo iyo vewiti yisohokemo ugende ku gare ryo gutega moto ya 500, urihangana kikayigusohoramo. Iki gihe ndakizi, igihe gikura umuntu muri geto kikamuzamura. Uri ibintu Imana ivuga, hari ahantu ibibika igateganya n'uzabisohoza. Haleluya! Banyamasengesho ba hano i Nyarugenge, ndagira ngo iyi Imana uyigirire icyizere. Iyo uburyo bumwe bwanze, ntukumve ko Imana yashobewe cyangwa byayicanze. Ni wowe bicanga. Nubona hano byanze, ntuzumve ko Imana yabuze inzira. Inzira bazisiba zose, ariko akayira ntibagasiba. Uyu mukozi witwa igihe nushaka umutinya. Ibintu byose byananiranye, byigiza ndanze, byigiza karaha kajya, ibintu byose byazamuye intugu bikavimba nka dendo. Buratse igihe kiraje, iwawe kibigire neza. Igihe bigeze kunyi bigare kera, shakira mu mifuka. Hari akantu acuruza ku muhanda, iryo gare ryatwaraga imineke n'amavoka. Abajura baza muri kuri kontwara hano ngo mpafana, njya kumuheza ngo mpa Sprite, banjishiza mu kese kubi barijyanye. Nsohotse nsanga barijyanye, ntibararijyanye we. Ubwo nahishe imodoka singwe muri koma. Urumva banyibye igare nkora umufuka, ngiye kwishwanyuza imifuka y'ipataro, nkora hose. Ubwo imodoka nkiriya nayihisha, umutima ntukore kare. Shimira Imana kuri Kigali. Kandi mwe mugira ngo biroroshe, twe mu giturage iyo wayinejeje byakweri kweri. Ikintu cya mbere ivuga, nkujyanye mu mujyi, none wowe umazemo imyaka ingana nka gutya. Uwa gatatu yari umusore, ati mpa burusi mu Burusiya i Moscow napfa kwitekereza gute. Imana igenda isubiza ibintu bingana nuko wayihamagaye. Ubwo nanjye mba nteyeho Imana, maze mwe guseka. Imana ubwo nari nemeye, Mana hitumpereza inzu y'amabati 40. Navuga umubare w'amabati, Imana umva ko Imana yanjye yanganaga na 40. Imana iti ndayiguhaye.
hano hari abantu bazi wanje bageze mu 10, bageze mu 10. Ntuhazi Diakoni, ntuhazi? Nyiraye hejuru nabonyeyo, no gushiraho umureko byarananiye. 50% ni umusinzi, 50% araraguza akamwa n'itabi, hacomotsemo wowe. Hacomotsemo wowe, hacomotsemo wowe. Dore naho mwacomotse, kandi kimenye imenyera gucomoyeyo papa sigarayo cyangwa se napfada kijijwe. Imana gucomora irangije irakwibwira, irakubwira ngo ndi Uwiteka, sindi Imana ya so wakubyaye, ndi Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo, igisekuru gifite amateka mazima. None ugiye kuyisenga wifashishije imbaraga zingana so wakubyaye, uzapfa utayibonye mwana mama. Ngibi se impene kuri WhatsApp yajyambaye na kode, arambwira ngo izi kode reba umuntu azihe ribu bayishake bayifate. Ibyo si umwuka wera byamuzana kubimbwira mfite umwana nko. Hari ibintu umwuka atazakora, bisaba ko wizera, Imana ikamanukira mu kwizera kwawe igakora ibintu bidasanzwe. Haleluya, 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 haleluya. Dushimiye Imana y'amahoro ikomeje kuturinda ndetse no kuturindira, nihabwe icyubahiro. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, soma mu gitabo cya 2 cy'Abami, ndahera ku murongo ibice 9, ndahera ku murongo wa mbere yeze hepfo gatoya, ongere nsome kuva ibice 9 n'umurongo wa 5 n'uwa 6. Nahongera ngo tuganire, kansoye mu izina rya Yesu. Murongo igice 9 tuhera ku murongo wa mbere, igitabo cya 2 cy'Abami. Aravuze ngo Elisa ahamagara umwe mu bana b'abahanuzi, aramubwira ati cebura wende iyi mperezo irimo amavuta, ujye i Ramoti Galeyadi, nugerayo ubaririze Yehu mwene Yehoshafati mwene Nimushi, numenya aho ari winjire, umuhagurutse muri bene se umujyane haruguru mu mwinjiro, uhere ko wende iyi mperezo irimo amavuta, uyamusuke ku mutwe, uvuga uti Uwiteka aravuze ngo akwimikishije amavuta ngo umwami wa Isirayeli. Maze uhere ko ukingura urugi, wiruke uhunge ntutinde. Nuko uwo muhungu w'umuhanuzi aragenda agira Ramoti Galeyadi. Agezeyo asanga abatware b'ingabo aho bari bicaye, aravuga ati ngufitiye ubutumwa mutware. Yehu aramubaza ati ni uwuhe muri twe twese? Aramusubiza ati ni wowe mutware. Nuko Yehu arahaguruka, binjirana mu nzu. Bagezemo uwo muhanuzi amusukaho amavuta mu mutwe, aravuga ati Uwiteka Imana ya Isirayeli iravuze iti kwimikishije amavuta ngo ube umwami wa Isirayeli ubwoko bwe. Amen. Eno dusome kuva ibice 9, turasoma umurongo wa 5 n'uwa 6. Kuva 9, 5, 6 avuga ngo
Uwiteka ategeka igihe ati ejo niho Uwiteka azakora ibyo mu gihugu. Bukeye bwaho Uwiteka arabikora, amatungo yose y'Abanyegiputa arapfa, ariko mu matungo y'Abayisirayeli ntihapfa na rimwe. Imana niyubahwe. Twashoje ihangane. Hari abantu bakunda gukomeza gusoma, buriya ndakumenyesha ko ibyo wasoma byose ntago wabyumva mpagaze hano, aho byavamo. Niba mfashe feri nawe shiramo feri, biragusaba kugira ngo ufashwe ni uko untega amatwi ndetse binakoroheye ukanandeba, kuko nukomeza gusoma hepfo ku murongo wa 7 n'uwa 8 ndakurahiye ntacyo ukuramo. Imana yabamugisha kubera ko mwumviye. Tugiye kuganira muri aya magambo makeya. Iyi Mana twicaye imbere, icya mbere iruzuye, icya kabiri nta cyuho igira, ibumoso bwaho iruzuye, iburyo bwaho iruzuye, imbere iruzuye, buriya n'inyuma iruzuye, hejuru ntago mbizi. Icyo nzi cyo nuko iyi Mana twicaye imbere yuzuye. Umuntu yaravuze ngo ushobora kuba uri inyangamugayo ariko ntube imfura, ukaba uri n'imfura ariko ntube inyangamugayo, ariko iyi Mana mwicaye imbere byose irabyujuje. Nubwo utazi kuvuga, tuguhaye mikorofone wavuga ukuntu Imana ari inyangamugayo ku ruhande rwawe, ukavuga ukuntu Imana ari imfura ya mbere. Ushobora kungaburira nkakubwira ngo uriya muntu ni imfura, ariko mwene nyoko muvukana mudasuhuzanye, ubwo uri yose. Ariko iyi Mana ntabwo wayiga uzayishobore, kuko ni isomo rinini. Ushobora kuba uri inyangamugayo rwose, ugerageza kuba inyangamugayo, ariko aho amaso y'abantu atareba ntuwitweyo. Ariko iyi Mana ni inyangamugayo mu gitondo, ikaba inyangamugayo nimugoroba, ikaba inyangamugayo nijoro, ikaba inyangamugayo igihe cyose. Iyi Mana ni inyangamugayo. Haleluya. Uyu mugabo Yehu dusomye wimikishijwe amavuta, Imana yamwimikiye kugira ngo ayimare, azamara Uwiteka umubabaro yatewe na bamwe bakora ibyaha. Kandi niba hari ibyaha umuntu akora Imana ikababara, ni umuntu Imana yagiriye neza akayitura ibibi. Ibyo bintu birya Imana ahantu. Imana yabwiye Yehu ngo mwimikiye kimwe, genda unkorere operasiyo, genda unkorere igikorwa ngutegetse, kubera ko witwa Ahabu yarangerageje arambabaza, none genda umuhore ibyo yakoze. Ahabu nasomye amateka yo muri Bibiliya, yakoze ibyaha byinshi. Icyambere nyirabayazana w'amakosa yakoze, yagize urushako rubi. Iyo uhushije urushako, burya n'ijuru na feri, no kujya mu ijuru bizakuvuna. Uzajyayo singucira urubanza, ariko iyo wahushije urushako uziha icyuha kabiri. Ariko humura, iyaguhamagaye izagusindigiza, uzagerayo. Haleluya. Ariko Ahabu Imana yaramubujije, iramubwira ngo ugiye gushaka umugore mu Basidoni, mu Isirayeli nta bageni bariyo. Ananira Imana
umuntu wananiye Imana rero mushumba ntabwo wamushobora nawe. Umuntu wananiye Imana kugira ngo umuririmbishe muri korali agende ku murongo biragoye. Imana ibwira Ahabu ati dore uri umusore, shakira umugeni mu Isirayeli barimo beza bakijijwe. Ahabu ati reka da, nabengutswe umugeni hakurya mu Basidoni. Afata urugendo ajya kurambagiza. Buriya Imana iyo wayinaniye ikakubwira ikintu ukacyanga, ikagutumaho ukananirana, icyo Imana ikora iraberereka, ikabererekera icyo urarikiye. Gishobora kuzakubiza icyunzwe utakibasha kukigarura mu mwanya wacyo. Bundi Imana ikuburiye, emera umuburo wayo. Ngo nuko Ahabu i Sidoni asangayo umukobwa witwa Yezebeli. Abwira ngo sheri, nagukunze urukundo rukomeye, nenda gupfa. Hari n'abaririmba ngo nutankunda ndapfa cyangwa nsare. Abwira ati ndumva ndapfa nutanyemera. Yezebeli ati sinone kuva iwanyu mu Isirayeli nta bakobwa bariyo. Yezebeli arabanza aramwibwira, abwira ati ngiye uko ndeba uku ndi umunyagasuzuguro, uzihangana se? Ndati nzihangana, Imana yacu irakomeye, ifite imbaraga. Iyi Imana ikorana n'abagenda, ntabwo ikorana n'abasubiye inyuma. Yezebeli arambwira ati none ko nzi gutukana, kundeba ko nzi gutukana nkazukura, mbega narakutse. Nyagukunda ati ngewe nzasenga uhinduke, hari ibidahinduka. Yezebeli amubwira uwo ari we, habwa kandi akamubwira ikindi kintu, uzanjyane tubane unzi neza. Ati Imana yanyu yitwa Uwiteka ndayanga. Wanyangira Imana nkakwinjiza mu nzu, harya ubwo. Ati Imana musenga hakurya yitwa Uwiteka, nge Yezebeli umusidonikazi ndayanga. Uwo gupfa rero ntiwamutangira. Ahabu ati nzihangana, ntawamenya wenda uzahinduka. Yezebeli ati yasigaye kimwe, tukagenda. Ngo yinyabya mu cyumba cye, azana ikigirwamana cyitwa Ashera. Ati Imana yanyu ntabwo nyikunda, sinanyemera. Dore Imana yanjye, dore ngiyi na Ashera, ndarana nayo mu cyumba. Uzemera ko nzana nayo iwanyu? Ahabu ati uzayizana, akaga. Aha, ati ntabwo mfite Imana imwe, mfite indi ya kabiri yitwa Bayali. Nayo arayizana ati dore Bayali ngiyi, nayo nzayizana na Shera nanjye. Ahabu ati ntacyo, tuzasenga. Yezebeli ati yasigaye kimwe, tukagenda. Arambwira ngo igisigaye abahanuzi, ati iyi Imana yitwa Bayali, iyi Bayali ifite abahanuzi 440 bafatika, bari fizikale, aba bumva utagira ngo ni ibipupe, ni abagabo bafite ubwenge. Yezebeli avuga ati mfitane n'itanu babagabo bahanuzi ba Bayali, Imana yanjye. Yewe sheri Ahabu, uremera ko n'abahanuzi sinabo nzabazana mu gihugu? Ahabu ati nta kibazo. Ati hasigaye kandi gatunyihanganira, ati kazane. Ati na Shera nayo ifite abahanuzi 400. Ngo ni bangahe bizi imibare? Magana 50. Ahabu aravuga ati nta kibazo, Imana yacu ifite amaboko. Uriya inkoni ya Mose yakoranaga n'abagenda, ntiyakoranaga n'abasubira inyuma. Ubukwe buraba, sinabutaje, sinkabutaye. Invitation ziragwira, baratumira
umva Ahabu akomoka mu bantu uzasome biriya neza, ni uruhererekanye, yari akomeye. Abantu bambariye Yezebeli, abamwambariye, shushanya iyo foto, abahanuzi 450 ba Bayali bari bakwikiyemo imyambaro ya gihanuzi ya Bayali, kandi mu byibuke bagiye mu Isirayeli. Abahanuzi 400 ba Ashera barakwikira, bashagarira, bagota Yezebeli, baja mu Isirayeli. Mu bishingiranwa bashizemo baherekeza Yezebeli, mu bishingiranwa bacomekamo Bayali na Ashera. Dore ubukwe we. Ngo bageze mu Isirayeli, uzasome Bibiliya neza, ngo nuko buri gace Yezebeli yohereze y'umuhanuzi uhagarariye Bayali na Ashera, igihugu cyose cyuzura abahanuzi ba Bayali n'abashera. Mu gihe gito igihugu kirahinduka, Imana barayireka, basenga Bayali na Ashera, induru ziravuga, Imana ntiyongera kwibukwa amashimwe. Wabyara umwana uti ndi gushaka gushima Imana, wagera hano ngo mumpere Imana icyubahiro, mukomere Bayali amashi, rega mama bakanayakoma. Imana ntago igirwanira mu kavuyo, reka da, uzamuye agatuza irakureka kakazamura. Uzi ikintu Imana ikoresha, turagisanga hasi ndakibabwira. Buriya igihe cyarageze, Imana irabireba, irangije hari igihe biyigera hano, biyigera hera, hari igihe biyigera hano bikayigera aha. Imana ifata icyemezo cy'ubumana bwayo, ibwira Elisa w'umuhanuzi, irabwira ngo yewe Elisa we, ati karame, mu banyeshuri gutoza, mu banyeshuri wigisha mu ishuri ry'abahanuzi, toramo umwana umwe uzi kwiruka kandi w'intyoza kandi ukurikira amasomo yo guhanura neza, umutoranye tumutume nge nawe. Twasomye ngo Elisa abwira umuhanuzi ati ngwino, fatira ihembe irimwo amavuta, ujya ahantu bita Iramoti y'i Galiyadi, urasanga y'abasirikare. Bibiliya yindi mbwira ko ari abasirikare, aha bavuga ko ari abagabo, ariko ntabari abasirikare bicaye ahantu. Imana izi kureba we, ibwira umuhanuzi ngo ugende urasanga abagabo bicaye, uhamagara witwa Yehu, nakwitaba ngo umujyane mu mwinjiro w'inzu, umusukeho amavuta, nurangiza wiruke, ariko usiguvuze ngo Uwiteka akwimikishije amavuta ngo umwami w'Abayisirayeli. Nurangiza nutiruka bakagutsinda aho ngaho, ndi Uwiteka ntubimbaze. Ntuguhanura, agarahanura ariruka. Muri uwo mwanya ntago Imana yantumayo, kuko nta maguru yo kwiruka mfite. Buri wese Imana imukoresha mu mwanya we. Ubu ntanga igaburo ko simbatiza, abo kubatiza barahari. Buri muntu wese ategetswe kumenya umwanya Imana yamushizemo. Nuteza mbutiyaje uzabizira. Ariruka, ntabwo uwo mwanya Imana yari kumuha ayo mavuta, reka harimo akantu ko kuvuduka. Navuduka gute se nta maguru mfite kumwe n'igice, navuduka gute se? Imana ni nziza. Amaze kumwimikisha amavuta, ngo nuko Imana yisangira Yehu, irabwira ngo Yehu, icyo nkwimikiye ndi kugira ngo usohoze ibyo yari yahanuye kwa Naboti. Yego, buri ibintu Imana ivuga hari ahantu ibibika, igateganya n'uzabisohoza. Haleluya. Iyo Imana itubwira ngo muzambara, ngo muzarya, ngo muzubaka, mu ijuru nta mazu ariyo kereka yayandi Yesu yagiye kubaka. Naho ayinaha
ni abantu bayubaka. Iyo Imana ikubwiye isezerano irinda umuntu izakoresha kugira ngo irisohoze. Ubu hari abantu Imana yarinze nta kindi barindi kugira ngo basohoze iby'abana b'Imana babwiye bari gusenga. Ibwira Yehu ngo nkwimikiye kugira ngo ushyire mu bikorwa ibyo yari yahanuye kwa Ahabu, kandi nkwimikiye kugira ngo umare agahinda natewe na Yezebeli n'umugabo we. Nasomye Bibiliya irambwira ngo akiva aho ngahera moti Galiyadi yahereye ku mwami w'Abayuda n'Abayisirayeli arangije ako nawe yarakabije. Uzi ko yagize ishyaka Ahabu akarenga umurongo, yarenze umurongo. Uzi ko yishe abana ba Ahabu b'abahungu 70, agakora ikosa akica n'abuzukuru ba Ahabu kandi Imana itayimutegetse. Uzi ko yabonye Yezebeli hejuru muri etaje aravuga ngo uriya mugore ufite usakuriya nuwahe? Bati ni umugore w'umwami witwa nde? Yezebeli. Ati mumanure muri etaje. Baramumanuye agwa ingazi. Ngo arangije gukora iyo operasiyo ngo baramubwira ngo ariko mwami Yehu ngo ahantu bashingura ngo ibituro by'abakiranutsi ubu tuvugana byarenzweho n'ikigunda n'ikinani, ariko ibituro by'abahanuzi ba Bayali biri gukangayana ngo tuje baja mu gituro. Bagiyeyo naho ibituro by'abakiranutsi ngo arabyubakira neza. Arangije gukora akazi nkako Imana ibwira Yehu ngo Yehu we unkoreye akazi keza umaze agahinda natewe na Ahabu, icyo nkwituye mu nzu yawe uzapfa uri umwami usimburwe n'umuhungu wawe kugeza ku bisekuru 4 kuko ukoze akazi keza. Haleluya. Buri ibintu byose byananiranye Imana ibitumaho umukozi witwa Igihe. Umukozi witwa Igihe maze iminsi mwiga nasanze uyu mukozi ni ntakumirwa. Imana yabwiye Mose irababwira ngo Mose we ku munsi wa mbere narakubwiye izo nkoni yanjye ko ari yanjye se hacu nayihakana se, ariko ntabwo ari Mose yari afite. Iyi yitwa inyunganirangingo, ntabwo ari inkoni ya Mose. Imana ibwira Mose ngo Mose ufite iki? Inkoni. Zamura. Arayizamura ngo genda uyirambike mu ruzi rwa Nili urebe ikiraba. Ayirambitsemo uruzi rwa Nili ruhinduka iki? Amaraso. Ibaze kurambika inkoni muri Nyabugogo, imigezi yose yo mu Rwanda igahinduka amaraso. Ariko muje mubyibaza icyo muje mukibazaho kuntu Imana ifite imbaraga. Icyo ntago cyakoze kuri Farawo. Imana ibwira Mose ngo Mose ufite iki? Inkoni. Wayikubita mu gishanga cya Nili, ayikubita mu gishanga cya Nili havamo ibikeri bigenda biri kuboroga byinjira kwa Farawo. Farawo ntiyahinduka. Imana iti Mose ufite iki? Mfite inkoni. Yizamure hejuru. Ayizamura hejuru. Icyo gitangaza cya gatatu ngo haza ibisazi by'ibibugu kimwe cyakuruma none ugapfa nimugoroba. Ntibyemera. Imana ibwira Mose ngo ufite iki? Mfite inkoni. Ikubite hasi. Ayikubita hasi ngo hava inda. Ni bande bazi inda hano? Inda babyemera se muri Kigali? Ni bande barwaye inda? Ko disi mushundebera iteraniro ryawe. Buriya nufashe mikrofone yarazirwaye. Nanga ziragatsindwa n'Imana yetu. Ndanimbi kakwataka ku manywa kandi uzifite ku manywa na nijoro aho urya amazi bazihari. Ko turashimira Imana ko yagiye izica.
nugera ku rwego rwo kutavuga iby'Imana yagukoreye uzaba ufite ikibazo, uzaba ufite kanseri yo mu mwuka. Rata b'Imana yamennye inda igahandura n'imvunja, byombi birajyana. Muyikomera amashyi ntacyo bitwaye. Kandi iyo tuvuze imvunja n'inda, ubwo mu gikoni ntakiriyo, siyo nshaka kujya. Bigeze ku gitangaza cya gatanu, Imana ibwira Mose ngo Mose, wowe niyo nkoni murebaho mwicara, wowe niyo nkoni murebaho mwicara. Kirahege. We n'inkoni ye baricara. Imana irangije, banyamasengesho ba hano i Nyarugenge, ndagira ngo iyi Imana uyigirire icyizere. Iyo uburyo bumwe bwanze, ntukumve ko Imana yashobewe cyangwa byayicanze. Ni wowe bicanga. Nubona hano byanze, ntuzumve ko Imana yabuze inzira. Inzira bazisiba zose, ariko akayira ntibagasiba. Inzira bajya bazisiba bikemera, ariko Imana igasigaza ka bureshi, akantu gato cyane karanyura mu buzima ufite. Ntabwo inzira bazisiba zose ngo habura akayira kamwe Imana izacamo. Imana ibwira Mose ngo icara, we niyo nkoni ngiye kukwereka ko ndi Imana ikorera iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma, no mu kirere n'ikuzimu. Ndi Imana icara. Mose aricara. Imana irangije, Imana irangije iritonda, ihamagara umukozi udahabwa ruswa, rambwira ngo yewe wagiye we, igihe kiritaba ngo karame. Imana irakibwira ngo aho mvugiye aha ubu ngeze imbere. Igihe kiza kiruka gihagarara imbere y'Imana. Imana irayibwira ngo iyaranje wagihewe, ejo nk'iki gihe, haleluya, ejo nk'iki gihe uzanyereke inka z'abanyegiputa zapfuye. Uko uzabigenza ntago mbizi, simbizi. Mbega wowe iyaranje, pfa kubona inka zose z'abanyegiputa zapfuye. Ubundi biragoye ko umugaraga abwira shebuja ngo ye, biragoye. Igihe ngo kiriyaranje nacyo kiratekereza. Igihe kigira amatwi, kigira amaso, kiragenda. Igihe kirumva, kiricara, ndabigenza gute? Igihe kiragenda gishaka indwara yitwa muryamo, bajya inama. Igihe kibwira muryamo ngo data aravuze ngo twiyaranye twiyice inka z'abanyegiputa. Muryamo ati ndumva mpari. Akantu nasomye nkumva ndapfuye, nuko igihe gifite amaso, ngo igihe cyaragiye kikabona inka y'imbyeyi mwihangane y'abanyegiputa, ntigikangwa ngo kiri konsa, kita kirambika hasi. Ngo ariko inka y'Umwisirayeli byegeranye, igihe kikamenya ko iyo nka ari y'Umwisirayeli. Haleluya. Igihe kikamenya aho utuye, kikamenya aho ukorera,
kikamenya aho abana bawe bari. Igihe kigira amatwi, kigira n'amaso, kandi igihe ni umukozi ntakumirwa. Naratangaye iyo cyatumwe muri etaje, kikumanura muri etaje, kikakujyana muri geto. No, kandi ntuvuge ngo mpoye ikireka data. Igihe gikura umuntu muri geto kikamuzamura. Igihe kikwambika ubusa nta n'impuhwe kigira. Si mwene wanyu. Uyu mukozi witwa igihe si mwene wanyu. Iyo cyatumwe gikora uko cyategetswe. Iyo kivuze ngo ndi Uwiteka, gihe nkorera operasiyo, iriya ntebe ugende uyaranje uyubike. Ngezaho gatebe iza. Ngezaho gatira vuba mwa. Urakoze cyane. Igihe rero kigira ibibaraga. Naratangaye. Igihe kigira imbaraga, nta kintu kiremereye ku isi kitaterurwa n'igihe. Iyo igihe kivuze ngo iyi ntebe yiveho, ntabwo kireba ngo ufite amaranka, no, ngo ufite amaranka, no. Y'igihe kivuze ngo iyo ntebe yiveho, ntabwo kibwira ngo reka nzayive hejo, reka mama we. Iyo kikubwiye ngo iyo vewiti yisohokemo, ugende ku gare ryo gutega moto ya 500, urihangana kikayigusohoramo. Iki gihe ndakizi, cyaramfashe kiranjisha, kinjana muri shitingi burende. Nayibayemo imyaka 4 ndi mu gihugu iki cyanjye nkunda cy'u Rwanda, hari impunzi, kandi nturanye n'abafite amazu we. Uyu mukozi witwa igihe nushaka umutinyi. Ibintu byose byananiranye, byigiza ndanze, byigiza karaha kajya, ibintu byose byazamuye intugu bikavimba nka dendo. Buratse igihe kiraje, iwawe kibigire neza. Igihe Satani n'abadayimoni barimo baradusuzugura. Barasuzugura umugabo, bagasuzugura umugore, akazi kawe ukora abadayimoni baragasuzugura. Hari umukozi uje, igihe aho kizakwicaza uzuzura umwuka wera. Nushaka kuzana ibi byo kujurira uzamwara. Igihe ni umukozi nabonye cyaragiye kibwira Esiteri ngo ndategetswe ngo nubwo uri umugara, uri umuja, uri n'impunzi, ndategetswe ngo ugire umwamikazi. Igihe kiri yaranja gitera Vashiti gusuzugura umugabo we Ahasuwerusi. Mbega igihe cyaje mu kazi wawe kirabivuyanga we, kugeza igihe kizabishira ku murongo. Imana ibwira igihe ngo ejo nk'iki gihe uziyaranje ndi Uwiteka, unyereke ko inka zose zapfuye. Igihe kirazikindaguza. Naratangaye. Umunyegiputa akarira, sinzongera kunywa amata we. Nawe umuyisirayeli ati nzaguha. Buriya kubaha Imana ni inyungu zawe n'urugo rwawe, kandi kubaha Imana ni inyungu z'umuryango. Haleluya. Kiranterura rata, kinjyana muri shitingi. Ubwo si muri shitingi ko hari umuceri urimo? Hari umuceri uri muri shitingi se? Erega hari abantu bakunda kwihagararaho, ariko nubundi hahandi barakuze.
igihe ntago wakibeshya. Hari umunsi umwe naryamye ndi muri shitingi, Yanyava ngo ndambura amaguru, ndambura ukuguru. Isekere. Ndambura akaguru. Sinamenya ko katoboye hagati y'ahamaye materanyirijwe. Osi iyo ufite shitingi utera igishahuro, urahoma se ukuba igipande se. None se narakarambuye kanyura hagati y'ibiterangizo by'amashitingi kajya hanze, sinabimenye. Ndashimira Imana ko imbwa zitakariye. Ariko iyo winginze nyiribihe, ntabwo Imana ikora rimwe, ntikora kabiri. Igihe cyarageze ntariko Mana ubu uzampa inzu kweri. Hari igihe ubona niko Zaburi ya 10 yavuze ngo Uwiteka we kucyumba kure kandi mfite ibyago n'amakuba, kuki wihisha? Hari igihe Imana yihisha kandi uwo muvukana yaramwihishuriye. Hari igihe Imana ikwihisha uwo muturana yaramwihishuriye, nuko yubatswe nuko iteye. Ariko Mana ubu uzampa inzu kweri. Iyi Mana rero mwicaye imbere mu bintu nayibonyeho nta soni igira. Mbega yarumaguje ntimwara, iraza ngo nzaguha inzu ndi Uwiteka. Buriya Imana ishaka kuyizera ku rwego rurenze amashuri wize. Iyi Mana uyishakira ku rwego rwa diplome ufite, uzapfa utayibonye. Iyi Mana nuyizera mu rwego rw'igisekuru cyawe, dore ko icyanjye cyo Mana ni hatari. Imana ishaka abantu bayizera ku rwego ruri hejuru cyane. Ntuyinganye n'imbaraga wumva ufite. Kandi Imana niba ari agatego yaduteze ntabwo mbizi, yaravuze ngo nzajya ndakora bijyanye n'uko umuntu anyizera. Nuyizera nk'inyantege nke izazira muri uwo mujyo, ikora ibingana n'uko uyizera. Sinababwiye ubushize ukuntu ayizeye bingana n'inzu ntuyemo? Sinabibabwiye ubushize ku itariki ya 25 z'ukwa gatandatu siho nari mpagaza. Sinababwiye ukuntu Imana yaje ikatubwira ngo mwana wanje ndi Uwiteka, yaje yose n'abamarayika n'abakuru bamanutse iratubwira ngo buri muntu wese nasaba icyo ashaka ndakimuha, ndi Uwiteka. Ngira ngo ni iby'abahanuzi, naho kumbi yaje nyakubahwa pasitoro simbimenye. N'abahanuzi nabari igihe baducanga rero, hari igihe baducanga. Ivuze saa moya, ivuze saa 2, ivuze saa 3, saa 4, saa 7, saa 10, saa moya, saa 4, buri kanya muraducanga. Bituma rero wagiye kwishaka atamenya igihe yazi. Birasaba ngo buri maso umuhanuzi nahanura nawe wumvishwe. Iratubwira ngo ndi Uwiteka, naje nuzuye, buri wese nasaba icyo ashaka ndakimuha. Ngira ngo ni bya bindi bya bisanzwe, kumbi yaje. Gushaka Imana nta kurambirwa, biragusaba guhora uyicaye imbere nubona umwanya.
igihe ubonye uburyo uje uyisaba, kandi uyisaba ntukayisaba ibingana nawe. Kandi ikindi, niwumva Imana igusezeranije ikintu kitigeze kuba mu muryango w'iwanyu, uzagira ubwoba. Imana igusezeranya imodokari, iswa yarapfuye ntayafite. Nikubwira ngo uzaba dogiteri cyangwa se ugire metirize, iwanyu ntawe apfuye yize na seraye, uzagira ubwoba. Ubwo iyo migisha izazana n'ibigeragezo bingana n'uko Imana yaguhaye. Uyu mugabo imodoka yarahiye, nagiye kumusura, naraje ngo bayita ngo iki, ni tegiseri hari, tegiseri ngaho, tegiseri nasanze yahiye yakongotse, byari biteye agahinda. Ariko icyo kigeragezo njyewe ntacyo nagira, ntacyo. Urumva imigisha Imana ibasezeranya, utegereye Imana warwara n'umutima ugahagarara. Nasanze ari guseka, nizimwa kuri guseka ndi kubona yakongotse, ati Yesu sinazampa iyindi. Ngaho iryo jwi ryapfa kuva mu muntu udafitanye ubumwe nayo. Bigeze kunyiba igare kera, shakira mu mifuka. Hari akantu acuruza ku muhanda, iryo gare ryatwaraga imineke n'amavoka. Abajura baza kuri kontwara hano, ngo mpafana njya kumuheza, ngo mpa supurayiti, banjijishiza mu cyese kubi barijyanye. Nsohotse nsanga barijyanye, ntibararijyanye we. Ubwo nahishe imodoka singwe muri koma. Urumva banyibye igare nkora mu mufuka, ngiye kwishwanyuza imifuka y'ipataro, nkora hose. Ubwo imodoka nk'iriya nayihisha, umutima ntukore kare. Ariko turashimira Imana ikuzamuye, izamura n'imbaraga. Imana ikuzamuye izamura n'imbaraga ziri ku rwego rwo kurinda imigisha yaguhaye. Imana narayitinye, irambwira ngo nzaguha inzu. Ndavuga nti namaze imyaka 5 naravangiwe, ngo nzagenda mu nzira amafaranga nyatoragura, ngisetingamo gutyo. Kandi ubwiza ukuri, nawe wizeye gutyo uzapfa udakize. Kandi njye kubyisetingamo mfite n'ukuri, nta kuguru mfite, sinanyonga, sinamotara, sinafunda, sinayeda. Kwizera gutyo bifite ishingiro. Ariko Imana kera tugikizwa, hari kose mwaririmbaga ku musaraba ngo biri kujya gute, ngo biri kunagana. Katubwizanye ukuri, ibyo bintu ni ukuri. Oya buretse se muve mu mwuka mburetse, ibyo bintu ni ukuri cyangwa si ukuri? Biri kunagana, ndabyemera. Rega nto nabipinze kuhagera. Binaganye imyaka ingahe se? Hari abarokore bazi gusenga kunsumbya, kandi bubahwe. Kera bakijya gusengera mu butayu, kera bakijyayo, kanyarira Imana iti nzabikora. Uturakoze Mana, wongeye ubisubiyemo, uhabwe icyubahiro kizabonwa. Ndi Uwiteka nzabikora. Ariko Mana koko wongeye kubivuga, habwe icyubahiro, kazaba amaboko mu rusesi manza. Imana iti ndi Uwiteka sinza gukoza isoni. Utariko Mana ku cyumweru ndatagatiro ryishimwe, wongeye kubivuga. Kwiriba rya Yakobo, ndi Uwiteka sinza kumwaza. Ati Mana wongeye kubivuga. Kaja muri Muhungwe, Mana
wantabaye imana nzabikora ndi Uwiteka. Ariko Mana wongeye kubivuga ukaja muri nguri hose ko mpazi se ndahazi mushu ndahazi. Umuntu akamara imyaka 15 anezezwa n'ijambo rivuga ngo urongeye ubisubiyemo, uzarinda usaza ikibivuga. Muve mu bintu by'urwenya, uzarinda ushira amenyo mu kanwa utari inyama yakubwiye. Ibintu narabicunze by'Imana, narayicunze. Yaravuze ngo nzatanga umugisha nyuze mu mirimo y'amaboko yanyu, ibindi byitwa bitangaza, kandi ushobora gupfa ntagitangaza ubonye. Nanyonze igare we, natwaye igare, nategereje inzama imyaka 5 ndayibura, nigiye namwe kujya kwiga igare. Njya kwiga igare ngo mbe umunyonzi nta kaguru ngira, ya mitete mwaje muyinkuraho. Wenda so wanyu yaraguhaye, papa zaguha, muzabaha abana banyu, ariko amakuru mfite n'iby'ubusa nabyo Satana bizira kure, Satana bizira kubi. Muzabahereza amazuda arahari, ariko ibi amakuru maze kubonaho imyaka mfite, ibintu by'ubusa akenshi Satana byiraramo, na nyirabyo ntabwo yirirwa bitekerezaho kuko ntabyavunikiye. Mfite ingero ngiye nyinshi hari i Musanze, nabonye byanze njya kwiga igare. Uriya Nizeye Imana bomba ari muririmba ajya rimba, tarasengera, yari umunyonzi angisha igare rikankubita hasi. Ntacyo ongera unyihanganire unsunike nushaka ari nsarure, rikankubita hasi ongera unsunike. Kuko nari maze gusoma Bibiliya nsanga nta handi hantu Imana inyuze umugisha usibye kunyeganyega. Ibi nibitangaza bibaho, twarabikorewe, ibitangaza narabikorewe, ariko we kankubwire nudakora uzakorakora. Naranyonze, nareba sinshaka kubisubiramo, nayivuze ubushize, naranyonze. Imana impa umugisha, nacuruze ariko pasi byihorere. Iyi Imana iyo wayegereye ikubwira amakuru yaho izanyuza amakuru, ikubwira aho izanyuza umugisha, kandi yamaze kuhakubwira injiramo. Ubu ngubu icyo gihe nyine Imana yaratubwiye ngo naje ndi Uwiteka. Umuntu wa mbere akuramo pasiporo ye ayishyira hasi, avuga ngo Mana urabizi ko ndangurira mu Buganda njyana mu Bushinwa. Buriya nubwo umwaye bikaba byagucanze, umwariye i Kigali, buriya uruhanga rwawe rwarapanutse, ufite imitekerereze iruta y'umuntu wahariye hakurya ho mvuye. Urumva, akuramo pasiporo yishyira hasi, abwira Imana ngo Mana njyana mu Bushinwa. Ni gute natekereza mu Bushinwa ntuye munsi y'ikirunga cya Muhabura? Ntaho byapfa kuza. Shimira Imana kuri i Kigali, kandi mwe mugira ngo biroroshe, twe mu giturage iyo wayinejeje byakwera ikweri. Ikintu cya mbere ivuga nkujyanye mu mujyi, none wowe umazemo imyaka ingana nka gutya. I Kigali ushobora kubyuka ukoga nimugoroba kubera ikirere, iraruguru kubera imbeho wapfa kwiteza amazi. Ariko tunarakaraba. Nshatse kuvuga ko Imana ivuze ngo kujyana mu mujyi, ibivuze ngo uzaba umusirimu. Haleluya. Niyo mpamvu rero iyi Mana kuba usonze yinaha mu mujyi
iramutse yaje ikakubaza ikibazo yatubajije, wamenya icyo usubiza. Imana yabwiye uwo mugabo ngo ndi Uwiteka, mu Bushinwa nkujyanyeyo, nkanuye amaso. Uwa kabiri yari muganga avura mu majyepfo i Nyanza, abwira Imana ngo mpa akazi i Kigali. Imana iti transfer imaze kuyikora, nkanuye amaso. Uwa gatatu yari umusore, ati mpa buruse mu Burusiya i Moscow. Napfa kwitekereza gute? Imana igenda isubiza ibintu bingana nuko wayihamagaye. Ubwo nanjye mba nteyeho Imana, maze mwe guseka. Imana, ubwo nari nemeye Mana hita umpereza inzu y'amabati 40. Navuga umubare w'amabati. Imana, umva ko Imana yanjye yanganaga na 40. Imana iti ndayiguhaye. Hano hari abantu bazi wanje bageze mu 10. Bageze mu 10. Ntuhazi? Diakon ntuhazi? Nyiraye hejuru nabonyeyo. No gushiraho umureko byarananiye. Kuko niyo nasabye Imana. Ndi kubabwira ngo niyo amaje gusenga Imana, wiyinganye imbaraga na so wakubyaye. Va mu bintu by'urwenya by'imiteto. Urabona marayika yaje yikoreye ikiro cy'ibirayi cyangwa cy'umuceri, wowe urikoreza marayika ikiro cy'umuceri. Ubu harabaje gusaba ikiro cy'umuceri hano n'amasaha umaze ahangaha. Urabona Imana ifite umwanya wo kwikorera ikiro cy'umuceri. Ariko niba Imana yawe ingana n'ikiro, izaza ingana n'ikiro. Ariko niba Imana uyizera, haleluya, kiri hejuru y'inganda, izaza iri hejuru y'inganda. Niyo nzu yampaye, niyo ntahamo, niyo ndaramo, nihabwa icyubahiro. Nta rubanza nyifiteho, reka cyarakemutse. Narongeye ndasenga nti Imana wowe kagira Imana we, wakongera ukamanuka ukambaza cya kibazo ko namenye ubwenge. Na nubu ntiraza. Cyokora iza mu bundi buryo, ariko ntirambaza cya kibazo ngo ndi Uwiteka ngukorera iki, ntirakimbaza. Ariko nk'ubu yantungura hano i Nyarugenge ko ndi imbere yayo ikakimbaza koko. Ubu yakimbaza kweli. Ubu yakwihangana wa Mana we mu buturo bwawe ko namenye ubwenge, ko mpagaze Nyarugenge mu karere k'umujyi gakuru gakomeye. Wakwihangana ko ndi mu rusengero rukomeye mu Rwanda ukongera ukakimbaza. Icyo nayibwira ntago ari kuri uyu mugabane, si uyu mugabane. Namenye ubwenge we, namenye ubwenge. Uzi ko kwizera guke kwawe kwazanira ingorane n'abana wabyaye. Kwizera guke kwawe kwazanira ingorane, kukazanira ubukene. Niba so yafite karande y'ubukene, isoko ubyaye, nawe ukayisenga mu rwego rwa karande ya so, abana bazabihomberamo. Niba mama wakubyaye atarizeraga Imana, akizera izindi Imana, Imana ikagucomora kwa papa no kwa mama ikakwiyereka, ibigira ngo igukorere ibintu bitandukanye n'ibyakoreye so. Ibigira ngo ikwiyereke birutwa yiyeretse mama wakubyaye. None Imana igucomoye mu cyo gisekuru cy'ubukene, kitizera, kiraguza, giterekera, kijya kwa Nyabinyi. Imana igucomoyemo irakuvuze ngo ndi Uwiteka ndi Imana yawe, ugiye kuyisaba ngo amabati 40. Mana wagaruka koko.
sibwo wenda ko mwakwihangana mukantunga ibiganza muti Imana izongera igaruka iwawe. Sha mwabivuga kuko ntabwo iza buri munsi, ntabwo iza buri munsi. Imana none papa wawe niba yari umusinzi, papa wari umusinzi yari kadavre warangiye mu nzoga, mama wawe yaraterekeraga akanywa n'itabi, umva ayo maraso 50% ni umusinzi, 50% araraguza akanywa n'itabi, hacomotsemo wowe. Hacomotsemo wowe, hacomotsemo wowe, dore naho mwacomotse. Kandi kimenye imenyera gucomoyeyo papa sigarayo cyangwa se napfada kijijwe. Imana gucomora irangije irakwibwira, irakubwira ngo ndi Uwiteka, sindi Imana ya so wakubyaye, ndi Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo, igisekuru gifite amateka mazima. None ugiye kuyisenga wifashishije imbaraga zingana so wakubyaye, uzapfa utayibonye mwana mama. Ariko uyu munsi nje kukubwira ngo ntuzongere kuyisenga bingana nuko so yarangana. Nicaje abahungu banjye ndabicaza, nabasabye imbabazi, narazibasabye, narababwiye ngo amashuri mwiga ya yandi mbifitemo uruhare, kuko Imana nizera si uko yanteguriye. Uko mwariye nuko mwambaye mumbabarire, Imana yancomoye mu bisekuru biboha imirunga, ibiziriko. Papa yapfiriye hano sehashika, yararembye barampa ambulansi apfira mu Ruhengeri, nabayahangaho ibyumweru 3, yapfuye aboha imirunga, ibikira ibiziriko. Umwuga wa papa wari wo kuboha iki? Ibiziriko. Kandi ikiziriko cyaguraga amafaranga 50 y'amanyarwanda. Bavande, mu kiziriko harimo lisansi, mu kiziriko harimo umuceri. Mama mbyara nawe arabizi, ni mucuti wanje, turaziranye, ni mucuti wanje. Mama we yararaguzaga, nyogokuru yararaguzaga, ndabizi nabagayo. Rumva mama iwabo igisekuru cyabo ni ukuraguza, icyo kwa papa ni ukuboha imirunga. Imana incomoraho hagati, incomoraho hagati. Donc ukeneye kubaza Imana kugira ngo wisobanukirwe uriwe. Nujya gusenga usenga isengesho riri ku rwego wamaze kumenya uriwe. Urumva kwa nyogokuru baraterekera, kwa papa hari ubukene ubutindi. Nabwiye abana banjye ngo mumbabarire, Imana yampamagaye ikancomora hariya, ntago nayibigishije uko yampamagaye, ariko aho namenyeye ubwenge aho ngeze. Ubu narakutse, ubu ndi umugabo uzi gusenga, uzi gusengera ibintu bifite ubushobozi. Usana ndi gusenga ndi njyenyine wagira ngo ni umugabo wasaze umupasitoro. Mbega namaze gukora, kandi aho nkukiye nkamenya Imana y'inyembaraga, imirimo imaze gukora. Haleluya! Imirimo imaze gukora irahambaye. Nahise mfata umwana muto nari nsiganye muri primaire, ndamubwira ngo mbabarira, aya mashuri wigamo yavemo. Kuko uzi ko iyo ufite umutwe waciriritse n'abana bagukurikiza,
Nose waba udacuruza abandi bagacuruza ubunyebwa. Nahisemo ko nisha yageze mu wa mbere primaire musosoramo maze gusobanukirwa ko ndi nyirabayazana w'inzitizi y'umugisha mu rugo rwanjye, kuko nsenga amasengesho angana nuko ngana. Mukuramo mujyana muri Excel. kugira ngo nimare agahinda, ageze mu wa gatanu mujana muri wisdom. Bakambwira ngo ariko busabye ngo uyu mwana uzamwishyurira iki? Mfite ibanga ninjye wabyishe kera na kare. Haleluya. Mujyanayo bati minervari nayo nzayazana. Umva rero Yesu cyagihe urabizi naragupfobeje mbabarira, ntabwo nzongera kugupfobya n'umunsi n'umwe. Nzakora ibintu biri mu mana bwawe, nutabitera inkunga ngo witere inkunga birakureba. Umwana ariga arayasoma ageze mu wa gatanu ni ja muri wisdom nimare gahinda. Akora icyareta muri wisdom, mu bana 11 baje mbere mu karere abazamo. Umva muretse mbabwire, aje kwiga ahantu bita Ikagogo muri tronkome, atsinda neza biteye ubwoba, kuko hari amanota yazanaga nkumva ntacyo ambwiye. Niba ntayo nabonaga si naje kumuburanya, mbona ntacyo bimbwiye. Gusenga 5%, gusenga 4%, bimbwiye siki. Ariko ho maze kumenyera ko ndi isoko y'imigisha y'abana banje, iki kintu kimenye, naravuze Imana aya manota ntago nyashaka. Kandi nkimara kuyasengera yageze kuri 74 gusubiza hejuru. Iyi Mana mwicaye imbere nimutavuga nta kizakora. Ntabwo Imana ikorana n'ibiragi. Reka da vuga ikintu kandi ikintu gihambaye. Ibi amasomo yiga ibintu bitwa ngo ni bikira ICT, koranabuhanga. Ejo bundi Nyabugogo kambaye inkuru, banyibye telefone yanjye, nyemvuye kubwiriza imuhondo, ngeze Nyabugogo telefone babajama barayinyiba bahara Nyabugogo. Bayinyibye, umuhungu wanjye rimwe arampamagara ku ishuri, yiga ahantu bita kuri Kivuhirize i Rutsiro. Arambwira ati papa ko nshaka icyahise, ndashaka telefone yanjye barayitwaye. Ndi imbere y'Imana yavuze ati ngiye kwigushakira, kuko ibintu bya computer abizi nk'iki. Aja muri kuri computer arambwira ngo telefone yawe ngo system iri kumbwira ko mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kagarama, ngo hafi cyo cya gisirikare, icyapa iki n'iki ngo kirimo n'umuriro ugeze kuri 70. Ibyo si umwuka yabivuga? Ibyo umwuka yabivuga? Hari ibintu ukeneye kwiga kandi bicomotse umugisha w'Imana. Haleluya. Arambwira ngo telefone ye papa ndi kwibona mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kagarama, ambwira na village, ambwira n'umudugudu, ambwira n'umuhanda n'icyapa. Arambwira ngo iri kuri cyagi kuri chargeri irimo umuriro 70, ngo nimva ku ishuri papa telefone nzayikuzanira. Oya singibise imene kuri WhatsApp yampaye na code. Arambwira ngizi code, reba umuntu aziheribu bayishake bayifate. Ibyo si umwuka wera byamuzana kubimbwira mfite umwana nko. Hari ibintu umwuka atazakora, bisaba ko wizera. Imana ikamanukira mu kwizera kwawe igakora ibintu bidasanzwe. Mwakira ijambo ry'Imana.
tugiye gusenga Imana yohereza umukozi wayo witwa igihe mu byawe. Tugiye gusenga Imana tuyinginga. Yaravuze ngo ndi Uwiteka wingingwa nkemera kwingingwa. Iravuga ngo ndi Uwiteka uhendahendwa nkemera guhendahendwa. Nuyigera imbere ukabikiragi nta kizakora. Kandi umunsi watoboye wavuze vuga ibintu bifatika. Ubwo si imodoka ya Imana itaragendaga mu muhanda yatubwiraga yo si imodokari. Ngo Mana ngo mpiye imodoka, ngo niyo wampa imodokari yakoze zirahari mu magaraje. Saba Imana ibintu bifatika. Ubu nje narakutse niyo ndi gusengera umuntu arareba ati ibyo uri kuvuga ni biki? Ufite ikibazo ko nje nawe tutanganya kwizera ubwigendere. Muhaguruke. 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 Imana urayigirira imbabazi irakennye. Urayigirira imbabazi Imana ni umuhirimbiri. Urayigirira imbabazi iso wanyu ko yakennye nyokoroma gakena ni Imana irakennye. Wigira imbabazi nkandi. Inzobere kuvura indwara yawe byarayinaniye ntawe utagiye. Wagiye mu Buhindi, uja muri Kenya, uja hehe, Faisal, i Kanombe, Kibagabaga. Imana ntabwo ari umunase. Imana ni umudogiteri uri hejuru. Tugiye gusenga Imana uko yizera niko biraba. Byabatera igitangaza imbajije ikibazo ndi imbere yanyu. Fashe mikrofone. Ibyo navuga byaturitse imitwe y'abantu hano. Izakimbarize mu rugo ariko. Kandi ubu ndakomeje kuyinginga. Kandi muhumure nta n'inzara mfite. Mutayaho ndacari mwihema. Sindi mwihema nta nzara mfite. Mwitonde. Yakoze inyuze mu zindi nzira. Havese. Kadusenge Imana rata. Bura turasengera ibyifuzo harya. Uko mwuka mbwiye hano hari abantu. Umve neza, hari abantu basenga Imana bashingiye ku myaka bamaze iminsi mu bukode. Ntabwo Imana wayibona gutya. Buri ibibanza byose biri muri uyu mujyi ni ibya papa. N'amazi agerekeranye mubona ni aya papa. Ibibanza byo mu mujyi ni ibya papa. Ukuntu mfite kwizera rero ngewe abo tuguhuje tugiye gusengana. Ndabizi ni baki ariko abo baki tugiye gusengana. Niba hari indwara yaburiwe igisubizo ntukizere Yesu nk'umudogiteri w'inzobere uguhoraho agupima ibipimo bisukari yazamutse. Hano hari inzobere yitwa Yesu. Hano hari inzobere yitwa Yesu izi gusuzuma ikanapima ikanashyira yiherezo. Haleluya. Kadusenga Imana. Nibyo. Nunagera no mu rugo wihindura imisengere. Utitonze watera umwaku urubyaro rwawe. Rukazapfa rumeze nkawe. Kandi Imana yaragucomoyeyo. Nje narisobanukiye Imana ishimwe. Kandi aho bigereje ni sawa. Mbega nta Imana muri kuyisonera nkande. Yaravuze ngo ibiyuzuye byose ni ibyayo. Mana Nyiringabo, uri Imana ihambaye. Mu bakozi benshi ugira harimo n'uwitwa igihe. Uyu mukozi witwa igihe wabwiye Mose ngo niyicarane n'inkoni ye. Amaze kwicara uhamagara igihe. Igihe cyarakwitabye. Kimaze kukwitaba ugiha amabwiriza n'amategeko kigenderaho.
igihe hari ahantu cyadushize, igihe hari ahantu cyatwicaje, igihe cyajyanye abantu muri Amerika, abandi kibajyana mu Rwanda, abandi kibajyana mu ntara. Uyu mukozi witwa igihe turakubashe mwami Yesu, turakwinginze. Uri Imana yuzuye, uri Imana ihambaye, uri Imana iteye ubwoba, uri Imana ikora ku manywa. N'uyu munsi wakora, n'iyi saha wakora, uyu munota wakora. Turaguhagurukiye mwami, ibyifuzo by'ubwoko bwawe turabisengeye. Tumaze igihe kinini, tumaze igihe kinini, tumaze igihe kinini, tumaze imyaka myinshi tunezezwa no kuvuga imvugo imwe buri munsi. Ariko uyu munsi duhinduye imisengere, uyu munsi duhinduye imyumvire, uyu munsi duhinduye imyizerere, uyu munsi duhinduye imisengere, uyu munsi turahinduye. Uyu munsi duhinduye uko twasengaga, uyu munsi duhinduye uko twiyumvaga. Mwami Yesu urakoze Mana. Kandi hari ikintu wakora, imiryango igakinguka. Hari icyo wakora, inzugi zigakinguka. Urakoze Kristo, shirwa hejuru, kuzwa himbazwa, amamazwa, shirwa hejuru, ukomerwa amashyi n'impundu. Urakoze Kristo, cyo gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mukomeze muhagarare, mukomeze muhagarare. Hari ikintu kimwe mutuze mbabwire. Iyi migisha y'Imana mwaje gushaka, ndabatangariza ko muri depo Imana yabuze aho ibishira. Yabuze aho ibishira ntakangari. Ikibazo ni kimwe cyangwa ni bibiri. Icya mbere, ntabwo Imana ifite ibyo kunyanyagiza. Kabiri, uyizera akayiringira agahinduka, irabikora. Gatatu, niba ushaka kugira ngo uhinduke mu misengere no mu myumvire n'imibanire yawe nawe, ushobora kuba warasengaga Imana mu kigare, uyisenga mu kigare, hariya barasenga, hariya Imana iravuga, hariya haba ibihe byiza mu gakinjiro kanje gutamporeza. No, waje kuko Imana yagutumiye. Umuntu ushaka kwakira Yesu, Imana imushyire ku rutonde. Iyi Mana marana y'imyaka 33 ishobora gushyira ku rutonde ikakunsumbya mu migisha, kuko Imana n'uwa saa 11 yaramuhembye. Ushaka kwakira agakiza kugira ngo iyo migisha nayo ayibone, nagire gutya. Nta soni zamura, nakubonye ukomera Imana amashyi, barahari. Zamura, we kumbwira ngo usengera ibunaka. Ahangaha turi nta muntu udafite idini asengeramo, ariko idini si ikibazo. Ikibazo ni hagati yawe n'Imana. Ushaka kwakira agakiza, tambuka ngo usengere mvira harimwe, nindangiza tukwatureho uwo mugisha w'Imana, kuko ntushobora gusobanukirwa utarambitswe ibiganza by'abakuru igihe wabaje imbere. Tambuka mushiki wa, tambuka. Itabare nk'uwitabara. Imana ifite ibintu mu madepo, ifite akazi, ifite ibiryo, ifite akazi, ifite amaburuse, ifite amaperime, ifite. Ariko ngwino ukemure ikibazo kiri hagati yawe n'Imana, igushire ku rutonde rw'abigiye gutabara. Imana muri depo nakangari, depo y'Imana biruzuye. Tambuka wirwaneho. Warangiza amashuri, wabuze akazi, ndakumenyesha ko waraterese bagushakira akazi byarananiranye. Ariko uyu munsi pfukama, haniho ruzingiye, Imana ikugireyo. Wavukiye mu bakire, ariko Imana waringinze. Ni gute wavukira mu bakire ukaba uri gusabiriza? Ikureho iyo karande y'icyangiro, no wakira agakiza. Akira agakiza, nukakira Imana igushireho igikundiro, nikigushiraho umuryango uzafunguka. Utabaza, ariko tante shanga bumumporega iki koko? Baguhora iki? Akira Yesu, akira Yesu.
baguhora iki? Ariko Mana, uyu mwaka mfite uzamva wute? Ni Yesu ukuraho umwaka, nta wundi, nta mupfumu, nta mukonikoni, nta murozi, nta mushitsi, nta so wanyu, nta nyokorome, nta nyogosenge wawukuraho iyo mikoshi. Ni Yesu wenyine wayigukuraho. Ngwino umwakire, numara kumwakira uje ku rutonde rw'abana b'Imana igiye kwigira umushinga w'ejo hazaza. Kandi harabe cyiza cyatugiye gusengera abana baracyaza. Yakorese yabiri kundirimbira ka karirimbo ko mu gitabo korari, mugira ngo urashwa n'amashanyarazi muririmbe. Muri kuririmba bari kuza, dore ngabo baje. Imana muyikomera amashudi, Imana muyikomera amashudi. Haje abantu bafite ubwenge, haje abantu bafite ubwenge rwose. Ushobora kubusenga Imana nawe ari kuri inzitizi y'imigisha y'abana bawe. Kuri inzitizi mu bana bawe. Urumva tugiye gusenga Imana. Reka nabara baracyaza, protokole mu bayobore bari kuza. Tugiye kwinginga Imana. Yesu aguha umugisha, pfukama aha ngaha. Tugiye kwinginga Imana. Reba imyaka umaze kugira nk'iyanje, abana bawe umaranye n'imyaka 25 uyisenga uyizera. Ariko abana bawe amasengesho yawe niyo baturaho, kuko ntiwakwatura ku bana bawe iryo utiyaturaho. Byashoboka, ariko Imana yaguhishurira aho ruzingiye ukamenya ibisabira abana bawe. Tugiye gusenga, numva bose ab'Imana yashimye ko bapfukama baje. Reka dusenge Imana. Imana ibahe umugisha. Kadusenge. Yesu wanyogeje ibyaha, uwera Mana Israeli, umukiza wacu Yesu, turagushimiye. Izina ryawe niryubahwe, ingoma yawe niyogere hose, ubwami bwawe buza hano mu rusengero Nyarugenge. Abakobwa n'abahungu bawe baragupfukamiye, kandi impamvu bapfukamye urayizi. Natwe inshingano zacu ni ukubaturaho imbabazi zawe n'umugisha wawe kugira ngo bibomeho. Tubarambuyeho ibiganza mu izina rya Yesu. Abakobwa n'abahungu, ibyifuzo byabo aho byaheze urahazi, ariko babanje gukemura ikibazo gikomeye cyo kudatungana, cyo kudakizwa, cyo kudagutunganira. Hagati yawe nabo harimo urusika. Turukujeho gusenga, turukujeho imbabazi za Yesu Kristo. Amaraso nakomeze kubeza kandi abatunganye. Ubuntu bwawe n'imbabazi byawe n'urukundo rwawe n'imbaraga nyinshi ugira zibomeho aho bagiye kujya mu rugo. Umwuka wera akomeza abaherekeze, kandi isengesho nsenze umwuka wera abasengere irifite imbaraga kunsumbya, kuko niwe uzi gusenga uko ushaka. Urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu Kristo wacu, amena. Yesu mwongera amashyi nta kibazo. Wahaguruke gato. Yego, mukurikire bariya badiyakoni, muce gutya, murahita mwongera mugaruke mu materaniro, dufatanye ibihe byiza. Aba babyeyi n'abo badiyakoni barabafasha, muhite mugaruka. Iteraniro ryose twaha Imana yacu amashyi menshi cyane. Amen. Umwigisha wacu arakoze cyane kutugezaho ariya magambo yose buri Imana yabonye akwiriye.